Mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye n'aho buri muntu wese aherereye, nk'ibisanzwe muri kumwe na Gitsitsi. Uyu munsi rero ngiye kubabwira uburyo warongoramo umugore, umukobwa akarangiza. Ese kurangiza k'umugore ni iki? Ese biba ryari? Ni gute wamenya ko umugore, umukobwa uri kurongora arangije? Mbere y'uko dukomeza ndagusaba gukanda subscribe ndetse ugakanda no kukazogera kugira ngo ibiganiro byose dushyizeho ujye uraba uwa mbere mu kubibona, ndetse ukande like na comment ntuyibagirwe. Ubundi kurangiza k'umugore n'igihe ageze ku byishimo bye bya nyuma iyo ari gukora imibonano mpuzabitsina. Benshi ku gitsina gabo batamenyereye kurongora bibwira ko umugore nawe kurangiza kwe asohora ibintu by'umweru nk'uko ku gitsina gabo bigenda. Abandi bakavuga ko iyo uri kurongora umugore cyangwa umukobwa umucumita cyane ndetse unamunyaza amazi akaza ngo ubwo ngubwo aba arangije. Mu by'ukuri ibyo byose maze kuvuga ntabwo ari byo, dore uko bigenda. Iyo ushaka kurongora umugore rero akarangiza bisaba kumutegura. Gutegura umugore rero ni ukumushyukwisha ku rwego rurenze mbere y'uko umwinjizamo igitsina, mbese ku buryo umubiri we wiyumva birenze ku gikorwa kigiye kuba. Ibi rero bisaba umwanya utari mutoya. Yego, utangiye gutegura umugore rero, ariko banza umenye yuko ahantu muri hatuje, hatekanye, mbese mwizeye umutekano waho. Noneho kumutegura, tangira umukorakore mu misatsi, mu matwi, ahantu hose, ari nako umuganiriza, ugenda umanura mu mabere, umukorakora ku mabere gake gake witonze, mu mugongo, ndetse ukomeza umuganiriza, ugenda umukora ku ngingo ze zose, ukomeza kandi umuganiriza, umanuka ku mukondo, ukamanuka ku gitsina, mbese ukora ahantu hose ubona hashoboka, cyane cyane ariko ku gitsina ugomba kuhibanda kuruta ahandi kuko ariho ruzingiye. Iyo rero ubikoze igihe kirekire cyangwa se umwanya munini, bituma umugore atangira kumva yuko ari muri mudu y'icyo gikorwa. Nk'uko nakubwiye yuko ku gitsina ariho ugomba kwibanda, rero icyo gihe nawe utangira kumva igitsina cye cyatose cyane, ndetse n'ikariso yanatose, mbese igitsina cye cyuzuye amazi, ikariso yatose nyine nawe urabyumva. Icyo gihe rero ugomba kumva yuko noneho ugiye kugera igihe cyo gukora igikorwa nyirizina. Ikindi rero kikubwira yuko umugore wamajije kumutegura neza ndetse yisanze muri icyo gikorwa, ashobora kugusaba kubimukorera, cyangwa se ukabona yikuriyemo imyenda utabimusabye. Iyo ugiye gutangira igikorwa nyirizina rero, wirinda ipfa ryinshi mu rwego rwo kugira ngo utarangiza vuba. Utangira ukuba igitsina cyawe ku munwa w'igitsina cy'umugore cyamaze kugira ubushyuhe, apana guhita ucumita gusa. Noneho ukamanuriramo wongera uzamura, ukuba ku munwa wacyo, wongera ucumita gahoro gahoro, nibyo uzumva bita kuvangira. Ibi rero ubikora kenshi uvanga na za karese twavuze haruguru. Ariko kandi
bikaba byiza iyo uganira n'uwo uri kurongora ukamubaza aho yumva bitari kugenda neza ukahakosora. Iyo uri kumuvangira rero asohora amazi menshi inshuro nyinshi, nawe ukaryoherwa, nawe aba ari kuryoherwa ariko ntabwo aba arangije. Kugira ngo noneho rero umugore arangize wongera umuvuduko uri gukoresha ugereranije n'uwo watangiranye muvangira. Ese wari uzi ko abagabo barangiza vuba cyangwa bacika intege batajya bageza abagore ku ndunduro y'ibyishimo byabo? Bitewe n'uko akozamo yacumita rimwe agahita arangiza, igitsina kigahita kigwa, kandi urumva nibwo uba usabwa kongera umuvuduko uri gukoresha. Kuko iyo uri kongera umuvuduko umugore araryoherwa cyane, ukabona atangiye kutabasha kwikontorora. Aha rero niho rimwe na rimwe bitewe n'uwo ari we uzumva avugije induru akagufata akagukomeza cyane, wowe umuri hejuru, mbese ukumva ari kukwinjiramo cyane, cyangwa ukumva ararize mu kajwi keza, cyangwa se ukumva ari guhumekera hejuru bya hatari. Aha iyo bimubayeho mugabo uraryoherwa cyane, ariko uhita umenya ko agiye kurangiza. Kugira ngo rero bigende neza, icyo gihe urongera noneho umuvuduko, mbese ugakuba nka kabiri ku muvuduko wakoresheje, noneho agasa n'usaze. Icyo gihe rero iyo bigenze gutyo mu kanya gato ujya kumva umubiri we urikweze, aragufashe, aragukomeje cyane. Ku babishoboye, kuko hari n'abatabishobora, hari n'abadashobora kugufata kubera horo, noneho ukajya ukumva ariruhukije cyane. Mugabo rero iyo aribwo bwa mbere ubibonye ushobora kugira ubwoba, ugahita umwiyaka, ariko siko byakagenze. Mu by'ukuri rero kubibaza ku kurangiza k'umugore, nta kintu gisohoka iyo umugore arangije usibye kumva yiruhukije, ukumva n'umubiri we ucitse intege gusa, nta kindi, kuko uko nguko niko warongora umukobwa akarangiza. Mwiriwe cyangwa mwaramutse,